hagiye gukurikiraho iki by'umwihariko nk'umufana wa APR umuvugizi wanyu aragarutse wenda n'abandi banyamakuru baraje hagiye gukurikiraho iki noneho nka kubafana twebwe nk'abafana ba APR abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda turumva tugomba gutegura umunsi wo kubakira tukabereka igihe batari bahari uburyo byari bimeze bagasubira inyuma bakareba amamatch yakinwe n'iki tukanababwira ko hariya hajya buri mugabo wese ko nta muntu n'umwe utajya ariko ibintu bishimishije nuko bose batashye cyo kintu kidushimishije cyane. Uyu munsi rero uvuze ko mugiye gutegura kubakira murabakira bose cyangwa murakira by'umwihariko Jangwani? Oya ni bose kuko abenshi barimo nko mu ntare muri ya groupe y'intare harimo batanu. Hari harimo n'abandi rero bafana ba APR ba Olivier bande bose bose turabakira hamwe kuko n'abafana ba APR n'abanyarwanda muri rusange nyine bari gukurikiranwaho icyaha ariko barekuwe kubera ko basanze ari abere. Rujugiro watangaje uvuga ko wababajwe no kubona kumva ko Jangwani yafunzwe atawe muri yombi uravuga ngo ndababaye ariko nibaca inkoni zamba ari ubusabe mwatanze nk'abafana bakuru ba APR? Of course twebwe nk'abanyarwanda nk'abafana twaratambaga kubera ko kenshi njye nakurikiranye imanza zabo ukumva nyine uburyo baburana n'abababuranira ukumva ko nyine ari abantu bari kurengana tugakomeza nyine gutakamba ariko icyiza nuko ubutabera aribwo bwakoze akazi bagakurikirana bavuye mu mizi bakaba basanze bose ari abere nicyo kintu kidushimishije. Bivuze kurengana ushatse gusobanura iki? Ntabwo abantu bose bafungwa baba barakoze ibyaha bimwe cyangwa se umuntu arafungwa nyine bagiye gukora iperereza ariko nyuma y'iperereza umuntu agafungurwa. Yego akazi kari uyu munsi kari gukorwa na super manager ni wari urimo akora akazi kakoraga na Jangwani ko niho twumvaga niho twatubaza iminsi twumva noneho hamwe nk'abafana none murakomezanya nawe cyabirarangira mu musizi? Ngewe ngiye kuvuga byinshi cyangwa kubijyanye n'umuvugizi wacu naba ngiye kwiha kandi kazi gusa twebwe tuzi ko umuvugizi wacu ari Jangwani kandi yagarutse arahari nazi neza yuko super manager afite indi kipe abamo twebwe umuvugizi wacu tumva tunakunda tunibonamo cyane kurusha uriya yipanze akazi se umuntu ashobora gusimbura undi amufasha ariko ntabwo twebwe umuvugizi wacu ni Jangwani niko ese mwumvise super manager bamuteretse mu kazi ngabo umuvugizi uvugisha ukuri mwamwakira umwiza ukuri ngewe nk'umukunzi wa APR icyo nagusubiza ubu nuko ibyo bitariho kuko ko Jangwani wacu aragarutse aracyahari twebwe niwe dukurikiye ni nawe duhanze amaso kubera ko Jangwani ni umuvugizi kandi tuniyumvamo kurusha abandi bose tunakunda. Samu Karenzi yaravuze ngo Jangwani mu byamuganije ngo yamubwiye ko narekurwa atazakomeza kuba umuvugizi wa APR nibyo koko? Ibyo nibyo baganiriye na Samu Karenzi nge ntago turaganira cyane ariko nizera ko kuba wafungwa wenda kubera ikintu runaka kigendanye no kuri ekipe bitahita bituma uva kuri ekipe sibyo. Umuntu akora icyaha agakurikiranwa agakora buri kimwe cyose ariko ntabwo ndiza neza ko bitatuma ava kuri ekipe cyangwa se ngareka kuko twebwe abafana ba APR turabyifuza agakomeza kumuvugiza. Wasanga ko kuwe ari byo ariko marakurekurwa ashobora kuba bikeneye nk'urugero nk'uko hari abakinnyi bagiye bareka umupira nka Kwizera Olivier aganirizwa nawe rero kuganirizwa ni umuntu ashaka kuganirizwa wenda adashaka kuba umuvugizi ariko twe tukamuganiriza cyangwa abakunzi ba APR akagaruka mu bintu bye. Hari icyo cyagaragaye kuva Jangwani yagenda mu bafana icyuho n'icyabura kubera ko imikino twakinnye n'imyitabire y'abafana n'icyo wabonye ko ntabwo byari 100% nk'uko Jangwani yajyaga kuri radio. Abanza gushimira banze gushimira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ku byabaye urabizi ko natwe bitari byoroshye muri iyo siporo gusabiraho n'imbabazi ku byabaye kuri match ya Bugesera Sport watarambonaga wenda benshi bari bazi niko byari byaragenze ni ngombwa kugira icyo duhindura ku mupira w'amaguru kuko nako twaba tumaze kugira naho twirara umwe akikorera ibye n'undi akikorera ibye kandi football impamvu biriho ni ukugira ngo twese twishime ni ukugira ngo wenda buri muntu wese agira uko anyeganyega cyangwa bitewe ari umuntu ukunda umuziki ntakunda uwo mupira hari n'ukunda umupira ntakunda uwo muziki none n'uwo muntu ukunda uwo mupira nawe agaragare n'umusiporutifu niyo mpamvu no kumva bana bagenzi banjye ngo baratashye ibyo biranshimishije nanjye aho nari nabyumviyemo ariko kuza nkumva ngo harimo abanyamakuru harimo abafana harimo n'abandi bantu bose b'abasiporutifu ni ibintu biba bibangamye ariko nanone njye nakumva ko kano kanyafu ni keza kaba kabayeho kugira ngo n'undi uzabitekereza ntibizongere kumubaho ubu ngubu ni isomo riba rivuyemo
kandi ndabizi neza ko umupira wo mu Rwanda ugiye gutangira ugakorwa neza twese tukumva amategeko n'amabwiriza akagomba gukurikiza. Ni iki wabwira abakunzi b'imikino bagiye batandukanye cyane cyane ko nawe mu minsi yashize wari uri ahantu hatari iwawe mu by'ukuri turabizi bijyanye n'ibyabereye i Bugesera, ariko nanone ni iki wabwira abakunzi b'imikino cyane cyane abakunzi ba Rayon Sports, abakunzi ba PFC, abakunzi b'amakipe hano mu Rwanda, ni iki wababwira? Ni ubuhe butumwa wabaha? Nicyo nababwira, football tuyikina kugira ngo twishime. Football ntabwo ari intambara, football ni umukino ukinwa wenda kugira ngo dusabane. Icyo nababwira ni ukugira ngo yaba wenda ku mpande zose umuntu ajya arya akagabuye, ajya arya akagabuye, biba byiza wowe ufate tike yawe uze unarebe umupira niba ngombwa witare. Ngo ndavuga ku rundi ruhande wenda ku zindi mpande ntabwo ari ukutuvuga ngo bagutumye kurwana, bagutumye kujya gute, kuko ibyo ngibyo ari imikino ya kungufu nayo igiye hari ikindi ibyo ngibyo biba bishaka bajya bikora uko. Ino imaje iri aha ngaha abantu bari hano, amarira ni menshi, amarira y'ibyishimo, bisobanuye iki? Muri inshuro nyinshi wenda abantu bagiye baba mu ntara, hari ukuntu wabonaga umuntu uje kugusura muterukanaga cyane cyane umubyeyi cyangwa uvuye no ku ishuri. Icyo gihe satima zarazaga bikakurenga amarira ukanaraje. Bino ni ibyishimo, ni ibyishimo kuko urabona ko bitunguye abantu benshi, kandi ukurikije njye sinatangiranye nabyo ko nkurikije uko nabyumvaga byari bikomeye, navuga ko ari Imana ihabaye. Ubutumwa natanga ku bijyanye n'ahangaha, ibintu byasagara wenda nakwifuza ko bitazongera kubaho, kuko ku mugani niba wumva ngo Rayon Sports akinye na Bugesera ngo habonetsemo ibintu by'amabuye inkuru ibi n'ibi, nyuma yaho kumva muri APR naho ngo bagiye amafaranga byagenze uko. Nibyo nakomeze mvuga, umuntu yishakira imibereho yo kujya kushakira mu ikipe, niyishakira imibereho atagiye gushakira mu ikipe, ba bandi bafite inda nini tubirukane, cyangwa se nabo bijyana hakiri kare. Umuntu wese abe ijisho rya mugenzi we kugira ngo football mu Rwanda itere imbere, two kujya tubona umupira wo mu Rwanda ahubwo tubone no mu Rwanda mpuzamahanga. Uri hano ndabona ibyishimo ni byose, amarira n'iki bimeze bite? Bro, nakubeshye ndishimye cyane birenze umutima wanjye wose, ndishimye cyane kuba nageze hano saa 4:40 kuwa gatanu ndi ku Murindi. Nakubeshye rero ntabwo nakuvuga ngo kuza ahangaha si uko ntabwo byari inkuru nziza, ntabwo byari ibintu byiza byari bituzanye. Twari dutegereje inkuru nk'iyi nziza abanyamupira bose, rero nakubeshye ndishimye birenze umutima wanjye. Urishimye birenze umutima wawe. Mu bagizwe abere harimo n'umuvugizi w'abafana b'ikipe ya PFC bamwita Jangwani. Niki aka kanya ni rihe jambo ufite ku mutima wavuga? Icyo nabwira Jangwani, buriya ibintu cyose kibaho impamvu. Ubundi nkatwe navuga dutwaye n'abasilamu bakubwira ko ikintu cyose kibaho kubera igeno rya Nyagasani. Cya kintu cyabaye rero ni igeno rya Nyagasani. Jangwani nakomere kandi yarakomeye kubw'amahirwe yaratashye. Navuga yuko sinawe gusa abatomu, abantu bose barimo ari abadada, abantu bose barimo hariya, ni ikinyamupira. Ikinyamupira ko bagize abere rero niyo mpamvu ubona abantu bose bangana gukina ikinyamupira, nibaze kwisubira mu bintu byacu by'umupira. Jangwani navuga ati barakoze gukomera, rero ikaze mu muryango wa siporo, bagaruke mu mupira tujye mu bintu byacu. Urakoze cyane. Nkuko mubibona rero twari turi ku rukiko rwa gisirikare ahamaje gusomerwa urubanza kwifunga n'ifungurwa ry'abarerwamo bamwe mu banyamakuru ndetse n'abafana n'abakozi bakoreraga ikipe ya APR FC. Bemeje yuko abasivile basohoka ndetse abofisiye b'abasirikare biba ngombwa ko bafungwa by'agateganyo mu misi 30. Nuko ko rero byari byifashe hano ku rukiko rwa gisirikare. Reka mbwire wowe utarakora subscribe ko ayikora nonaha, ubundi amakuru atandukanye ya siporo ntahandi ushobora kuyasanga usibye hano kuri World Sport Rwanda. Reka tuzasubire ubutaha, amakuru y'imikino yo nagaruka. Ciao ciao.